tubicamo hanyuma tubone turongeye turagushimiye wamanigira neza we n'uyu munsi ubanye natwe Mana twateranye mu izina ryawe mukunzi mwiza hari umugambi watugizeho Uwiteka Nyiringabo none urawusohoje Mana tuguhaye icyubahiro wa mukunzi wacu we Mana nurongere komeza ubane natwe tugiye kongera kubona ubwiza bwawe tugiye kongera mwami kubona ineza yawe reka hano hantu mukunzi mwiza wongeye waturemera urwibutso kuko mwami hari icyo watangiye kandi ushoje mukunzi mwiza ayi Uwiteka Nyiringabo reka ubwoko bwawe buri aha ngaha bwose mukunzi mwiza Uwiteka ubwigaragarize Mana iri tora mwami nazira wateguye ko rizakira abantu kuri uyu musozi wa Shatoro mukunzi mwiza turasenga Mana yacu baciye neza kugira ngo uhereye none mwami azaboneka Uwiteka imbaraga mwami ibyakira gushyiraho hasi n'ibisasa mwiza reka amazi atembe avuye kuri uyu musozi azagere kure mwami bitewe ngo bihebuke bigume neza itegerejwe ko umwami wacu Yesu Kristo amen. hanyuma twese kuririmba mureke mbabwire niturangize iki gikorwa kandi rwose mubasezere kubabwira rero basaze ko ibijyanye birangana ibibazo ntabwo bakoresha mikrofone arayikoresha kuririmba kuko jenoside Imana ibagire neza ufatika iyo ndirimbo hanyuma tubone kuririmba mu imisozi uye gutamba ibitambo byishimye urwibutso tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi myeganye y'igicaniro tuzatamba ibitambo byishimye urwibutso ko yadutanguye tuje gutamba ibitambo byishimye urwibutso ko yadutanguye tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye y'igicaniro tuze gutamba ibitambo byishimye urwibutso ko yadutanguye tuze gutamba ibitambo byishimye urwibutso ko yadutanguye. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abantu ba mbere gatandatu no kuri karindwi. Pastori niba ufite bibiliya reka dusome mu Kinyarwanda abadufasha gusoma badashaka ngo iryo jambo barisome mu Kirundi. Mu Kinyarwanda harabango abantu ba mbere gatandatu no kuri karindwi
haravuga ngo n'iyubakwa ry'iyo nyumba bayubakishije amabuye yatunganirijwe mu nganzo, nta nyundo cyangwa itorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma cyumvikaniye muri iryo nyubaka ryayo. Yesu ashimwe cyane. Nuko yaravuze ngo wiyubaka ry'iyo ngoro bayubakishije amabuye yatunganijwe aho bayinze, nta nyundo canke incabiti canke ikindi kintu cyose cy'icyuma cyumvikana muri iyo nyubako, muri iryo yubaka ryose. Imana ibamugishe. Amen. Iki kintu ntacyo ngisomaho cyane, nicyo dukunze kugenderaho. Hari ijambo umukozi w'Imana Bishop yavuze ejo, wenda reka turigarukaho. Iki kintu dukora sinone bwa mbere agakorera ku isi, ariko ibi duhaye dukora hano ni biri mu mugambi wa kera. Haleluya. Amen. N'ibyo Imana yavuze kera, n'ibyo yatekereje kera, ni ukuvuga ngo ibi ko turaja ni ikintu cyateguwe dore tuza gushitsa. Haleluya. Amen. Ni ikintu dore tuza gutereka ariko kiriho mu buryo bw'umwuka. Ni ikintu Imana yatoranije kera tuje gushinga kuri iyi misozi. Bana bagire neza. Iki ni inyubako ya Salomo. Iki kintu gisobanura ibintu byinshi. Ubwo bubatse rero ya rusengero, nta buye ryigeze ryumvikanira aho hantu, nta nyundo, kandi nta nyundo yumvikaniye aho, nta musumeno wumvikanira aho, nta kizina kintu. Zagaza n'izo zose zarateguwe kugira ngo hatabiki atazabutsa. Haleluya, haleluya. Ikintu cyose kikaza gusara kugishinga, ikindi kikaza kugishinga izeruzo. Icyo nshaka uyu murimo si ubusa. Twese Imana icyubahiro. Si umurimo w'ubusa, nta gusakuza, nta magambo. Imana yawubatse kera, n'indi Imana yaduhagurukije mu ishabe i Burundi, ikabona ko aho tugomba gutangira umurimo ari aho. Nta magambo menshi. Icyo tuziho Imana mwene y'umuntu kandi tugiye gutaha urusengero kugurura agape muri Erope, simvuga mu Faransa, muri Erope. Iki kintu kizosora ahandi twokugura twakugura ariko uyu munsi tugiye gutaha urusengero rwa agape muri Erope, kuko muri Afurika hari amakanisa menshi. Dufite amakanisa ndaza kubibabwira, dufite amakanisa muri Kongo 5, dufite amakanisa 5 mu Burundi, dufite kanisa muri Kenya, dufite kanisa mu Uganda, dufite kanisa muri Canada, n'irindi muri Erope. Reka dukomere Imana mu ijuru. Rero twasinze ubwo tumaze gusenga, tugiye guhisha gukuraho sinzi uko bakita riba ukoga simvuzi ikindi, simvuga ko mvuze Ikinyarwanda. Rero reka tuyikureho duse n'abakinguye mu nzu y'Imana. Ngo hari umugabo umwe cyagaza aje mu ikanisa, ngo umunsi umwe akanyana kirukiramo, ngo aragakurikira, ngo abane gushikara ati kumbe yakiranuye, ngo yarazi ngo aba mwizumba kujya kumva. Ndashaka kubabwira ngo niba twuguriye hano abanyamasengesho, abavuga butumwa, abapasiteri, ahandi muri uko kwata Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Reka gukora uwo muhanda. Abapasiteri muze n'abandi muze bafate n'abandi hasi.
reka abapasiteri ukamera y'ijyo mahagana yari oya itahaca kubwo izina ry'Imana Data no kubw'ubushobozi nahawe n'itorero Agape Life Church International, uyu munsi dutashe ku mugaragaro itorero Agape muri Europe dufatikanije n'abakozi b'Imana, ababishopu, abarevera pasiteri, kubw'izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera, amen. Kandi twese twihire abantu basubire mu byicaro byabo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'ibicaniro, tujye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tujye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tujye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Amen.